rero regiteri yiriwe hariya kuri minisiteri ategereje iyo baruwa ye, nabwo bigeze nimugoroba bitaraboneka. Ejo rero nibwo bamuhaye iyo baruwa. Ntabwo byabura kubabaza ababyeyi banyu kubera yuko bihahata bakora igishoboka cyose kugira ngo umwana yige, nyuma icyemezo nk'iki bakagitura ku mubyeyi. Urumva ntabwo byabura kubabaza uwo ari we wese. Mu nama twakuranye n'ubuyobozi bwa kaminuza nimugoroba hamwe n'abarimu bose, twiyemeje gutangira ibiganiro na nyakubahwa minisitiri w'uburezi. Ibiganiro bigamije kumusaba yuko, nk'uko bivugwa muri ino baruwa, kumusaba yuko yahindura icyemezo yafashe. Kubera iki? Turashingira kuri za facts. Ibyo nyakubahwa minisitiri yadutegetse byose twarabyubahirije, kuko muri iriya baruwa ye yatwandikiye yavugaga yuko ngo nta laboratwari ziba hano, nta bitabo abanyeshuri bagira, abanyeshuri ntibagira abarimu. Tukumva rero umuntu wagiye akatuvugira ibyo yaradukabirije. Mu biganiro rero tuzakorana na minisitiri no kumwereka yuko report bamuhaye does not reflect the reality. Ntabwo bihura rwose, ko dufite hari igitabo kinini cyane gikubiyemo uko ibyo minisitiri yatubwiye byose, ko buri kintu cyose twagishyize mu bikorwa. Kandi muri icyo gitabo hakabamo na za evidences. Ntabwo ari ibintu tuvuga mu buyaga, ahubwo ni ibintu tuvuga dufite za proof. Muri ibyo biganiro rero bizaba bigamije kwereka minisitiri yuko ibyo afite muri report bihabanye kure n'ibiri kuri tere, ariko ibiri kuri tere cyane cyane birenze ibindi ni abanyeshuri. Abo banyeshuri ubwabo bahamya yuko za laboratories bazifite. Twamureka akatubwira amashyira y'inyuma ukuntu icyo kiganiro cyabo cyari kimeze. Naramuse ntacyo ndi bwongereho kinini ku byo represent avuze, gusa twagiye mu nama nyine minisitiri aduhamagaye. Nabonye mail ku wa 4 ku mugoroba itumira abayobozi bamwe bavuga ngo ntihazagire uhagararirwa. Ese tugeze mu nama hari uhagarariwe, minisitiri biramurakaza. Hanyuma ariko atubwira nyine ko agira atubwira ibintu muri rusange, avuga ngo buri wese arabona urwandiko rwe na raporo ye. Baza kuvuga turangije ko UG na Isekabo inzandiko zaboneka kuwa mbere mu weekend. Yabwiye ko niwe mbikiregereje simbubone. Baza kuvuga ko babonetse kuwa 2 hagati aho ntashobora kujya Kigali, njya ejo ndarufata ndusomye nkubitwa n'inkuva. Igihugu cyacu, abayobozi b'igihugu cyacu bakunda abanyagihugu. Muri kiganiro kujyana n'abantu mu muhanda ushize twabonye yuko umutungo w'u Rwanda ari abanyarwanda. Ndatekereza yuko nta buyobozi buzemera yuko abanyarwanda bangana gutya, effort zakoze zingana gutya, za imfabusa. Kandi dufite icyizere ko kizakemuka bidatinze. Ndumva ari byo navuga ko gufashwa n'Imana. Tege mugenzi wawe amatwi. Nongeye kubasuhuza. Navuze ni nta mvura idahita kandi nta joro ridaca. Ururimi rwabwiye Bartimayo ngo ceceka, nabwo rwamubwiye ngo Yesu araguhamagaye. Icyo twizeye nuko itegeko ryo kugara ryabaye rizasimburwa n'itegeko rivuga ngo tugaruke twige. Iyo itegeko ritangwa haba ari impamvu, ahubwo kugira ngo rihinduke nuko hari inyifato nziza twafata
nk'abanyeshuri reka dutahe mu mutuzo. Ubundi ibihe bibiri bigoye ni igihe iyo umuntu anezerewe cyane n'igihe umuntu ababaye cyane, umuntu yirinda kuvuga menshi. Yesu agira afatwe yagabanije amajambo, cyo gituma agize silence nini cyane. Ubundi intambara ikomeye, armure nziza idasanzwe mu bihe bikomeye cyane, c'est le silence. Biri bavuga ngo mwihute kumva, ariko mutinde kurakara kandi mutinde no kuvuga. Mwese mukunda Imana kandi muzi Imana, kandi Imana ishobora byose nta kinanira. Nubwo tugiye gusenga, ariko by'umwihariko aho umuntu ari azaba ari hose, ntimuzibagirwe Imana, ntimuzibagirwe gusenga Imana, kuko Imana izakora nubwo tutabasha gutekereza kandi izadukorera ibyiza. Mureke dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru,